Oh God, umwana wanjye arashaka kurya umutwara ibyo avuga nukuri bikore uri Imana uri Imana bikore Imana bikore gasazi kuranda karambiwe bikore Imana bikore. Ariko burya ngenda amenya abantu burya batuma ubundi umuntu wese yavutse ari mwiza, ariko kubera abantu bagenda bamuhemukira munanye na umutima wanjye warahindutse. Nsubiza icyo kibazo. Uraho ngaho reba amasaha ageze aha ngaho, nturi gushaka ikintu twarya, ntari gushaka ikintu umwana yava ku ishuri ngari burye. Uraho ngo uri gusenga gusa nta kindi kintu. Umeze utese wowe ibindi reka ndetse kubivuga. Tumeze neza na sheri wanjye nta kibazo. None suko kunyibeta bibamariye iki? Harya mwari kuzana? Twari turi kumwe ahubwo arangambanye. Ntabwo nari kukuzana ntabwo byavamo. Amakosa ari mu yafite ntabwo ari ngiye, ntabwo nari ko muri buzane. Ubuse ngewe reba mba ndi mu rugo. No, tugwe mwakundanye. Tumwe wa mugenzi wawe ntimwibuka. Ewe nanabimubwiye maze Gahunda yaje kutayi. umva uzaze dusangire rimwe shehe nta kibazo aca amutelefone. Ela ça va? Shubite. Mezutese. Se kutifubitse urumva dakonje. Nta kibazo. Uri no mu mazi. Wiyubaka kandi ntabwo nakora mu mazi. Biteze. Bisa. Nisi kutaje kushora. Hewe. Mbaza ngo wowe uretse. Ako ndabona utameze neza. Mvana yataje. Umva animatrice yiriwa gushakisha induru yose, James yiriwa gushakisha yirirwa kumbaza ngewe ubundi bakometseho ku buryo urabura gatoya orgari buri kanyeri kwiruka ngo nago yafite telefone mu rugo sindamwe ati nimba telefone atari kwifata kugira ngo mbigenze ubu bari kumbaza abazigiye ako neba cyagiye ntago twize n'uyu munsi ntago wize ubu ngubu yarasaze ako nangura namuvugisha nawe uzamara yo kwishore kandi papa nawe urabona hari ibibazo gusa ndarushe ntushaka kubyibaza ndarushe. None se school fees bigeze siko se ngiye yanjye natanze no munsi ako nawe ntago bamara yuzuye shano negashako nabuze papa nawe sinzi ibintu aba barimwo ari kudustressa je na mama Bireke ya utarira sibyo ndarusha uzi ibintu ndi guhomba we uzi ibintu ndi guhomba ndabizi. No se bakubwiye gute nzaho amashuri nta simbizi bakubwiye gute shano birebire sha ese jye umbwira ibibazo ufite ntabwo turi inshuti umbwire nawe amasorori yakogereze ariko ntugafate ibintu ngo ubyihererane. None papa nyine nta mafaranga harimo gusa sibyo barimwo mama nawe nasi papa amafaranga yashyira mbaza naje nkubaza simbizi umva ntushaka kubyibaza
hangane niba byagenze gute ku ishuri ahubwo we banza umbwire byagenze bite kwa sheri ko byarangiye hariya ntiwambwira ukuntu byagenze duheruka cyagiye tuvugana urumva ndaza tusuza ese ugiye wambaye uniform none ntasazi ko niga umva ujya nta kintu na kimwe duhishana nuko ngaho waragiye naragiye urumva ese aribana wenyine aribana mbwira umva nawe tuzuva urumva nyine ejo naragiye ndamusuhuza turaganira ndamutekera icyo gihe ngo naragiye umva iwe hari n'ikanzu ntabwo arayigura shara ntusikaye ko mu design ejo wagiye ibintu byo gushushanya ni iki byo yabishushanyije ntumbwire ndayishushanyije namwe uzashushanya ibyo ushaka urumva uzashushanya ibyo ushaka ni njyewe umuntu ugomba mana nimba ari no kwizana nzaguherekeza azayizana kwerekeza ariko ejo nyine niwe yayishushanya wanyereka amabara azashyiramo umbwiye amabara namubwiye ati azayire surprise ntabwo biza nawe nyine yazayizanire ntashaka kumenya nyine ko mwatuma umuntu akumbura kujya mu rukundo none se uri okay ndarabikumbuye ariko nabamubwiye yuko ahubwo yakubwiye gute so ko munaza nta kibazo gusa nyine abafite akazi kenshi abafite akazi ibogari nkawe yego sure okay ni bogare vraiment ariko ntabwo asumbye wanje mbwira ndakubita sorori umva nukuri ufite ifoto ye telefone nayishize mu nzu ndaza kumukwereka ahubwo urashonje we ndashonje kandi ndabona utaranarangiza guteka umva ni atari nimwe isoze ibyombo ariko mama nyine yaketse reka nshyire baga mu nzu sibyo nze gufasha sawa sinkubonye ni wewe isa ya ntabwo wishimye ariko ntabwo ari ukunsaza nkumenyereye wabaye iki shaka bene byinshi ntabwo nkumenyereye uza muri ubu buryo usa nkaho ubabaye byakugendekeye bityo nzi ko nyine maze nk'icyumweru ntaca ku ishuri umaze wiki yose utiga se n'ibiki biri kukubaho oya tuza relax mbwira ni ibiki biri kukubaho Iva simo biteze uraho amakuru yawe bwana ko nakubize kuko shabona imperutse kuzi iwe mu rugo
nsanga madame umwana wanjye bari bamwirukanye kabisa mubwira nabi ariko mbabare wenda ko navuze nabi hariya ariko ni ikibazo cy'umwana wanjye urabizi ukuntu tubana urabizi ukuntu uri inshuti yanjye wenda ashobora kubona naravuze nawe ariko nta kuri nagombaga kugira Simon rwose kora uko ushoboye untabare ni mu bihe bibi mbese ni akanungo gatukura hari umuntu rero ndangikira ka mu ntara njyayo nyine mvuga ngo ndebe ko nabona amafaranga nze nyine ibintu yendimo nawe urabizi urabizi ko wapi rwose byakomeye pe kubeshya nibibi ngezeyo nsanga ni ibintu ngo agomba ngo kubanza kujya gusinyisha mu karere ngo kugira gute ngo nicara aho ngaho ngo hafi byumweru bibiri ngo ntegereje nabwo rero ntabwo byawe bimeze neza pe papa yabuze uko yifurira n'iki mwiranye ari ibibazo byinshi papa washobora kuba ari umubyeyi gito ntabwo yakabaye gukora ibyo bintu kuko ubundi menyereye ko abapapa n'abakobwa babo baba bakundana babumvikana wayi waba umeze gutya kuki utakwitaho ngira ngo dusabe serivisi be free ngaho mbwira ndakumva wambabariye bakubwire wabuze ukuntu mbwira wambabariye ukabimfasha babariye Aruga urabizi nta kintu nakwima ngifite nakora buri kimwe cyose ku bwawe sibyo matike nongere nizamukire nisubire mu mujyi ubwo nibitungana uzampamagara niyo mpamvu wambuze pe nta yindi mpamvu nta yindi mpamvu rwose mana yanjye nzakora iki koko reka ahubwo reka nkubwira burya ushoboye ushoboye nk'umuntu w'umugabo urabona twabanye neza ntabwo nshaka kugira ngo tuzabane nabi dutongane cyangwa abantu banamenye gahunda zacu uko zimeze nibyo nanjye ngiye kubwira nyine ahari abagabo ntapfa abandi sibyo ahubwo nimba unafite n'igihumbi ngaho unsayidire rwose umva nongere ngo handi nanone n'ayandi mbere ya mbere utayanyishyura simbwiye madamu ko ngiye gushaka amafaranga ukibuze nk'igihumbi ubu sinza kunze hore nguha n'ejo bundi naguhaye andi nzakora iki kuko umugabo arwana ku wundi oya ndabizi ko situwasiyo zimeze neza ariko ntabwo uko ushoboye nibura umena igice ese ndikure ihanga reka nkubwize ukuri sibyo warihanganye n'undi bihagije mpande meza abiri amezi abiri ni menshi oya amezi abiri ntabwo nabyihanganira amezi abiri ni menshi ikibazo ufite n'icyo kujya ku ishuri cyonyine cyangwa hari ibindi no tuzi nshobora kugufasha It's okay. Gusa none ahangaha amafaranga mfite sinzi ko yaba yose tukaba tubishyuye igice hanyuma nko kuwa mbere tukazabishyira yose hari ikibazo reka nyakuzaniza manishimye amezi abiri gusa hagati wongeye nzaba ndiho ariko ibintu iyo mubwira ko akantu ubundi mu kanwa gatukura kubeshya ni bibi ndakubwira ngo no mu rugo kurya ni ikibazo kinini cyane n'ukuri kose pe niyo mpamvu mubwira nimba ufite n'igihumbi aho ngaho wansayidira gusa ngahereza umudamu wanjye byibuse agashyira ikintu ku ntuza ku ziko ayo naguhaye mbere nturayishyura none nongereho n'ayandi nzayakwishyura rimwe ariko nzakwishyura pe mbabarira rwose oya ntabwo nemera ibyo bintu byawe ntabwo mbyemera rwose tujya duhura
ukanyisha wanyura hanga nkakubura naza mu rugo bati uranyisha turahuye uti mpandi mafaranga nzahora muri ibyo kugeza ryari ariko ntiwinube aho umugabo aguye ndarenzaho twatsi ntabwo ntiwinube rwose mbabara rwose uri umuntu w'umugabo kandi nanjye byambayeho nawe byakubaho sibyo guhomba ni ibintu bibaho rwose mu buzima nyaranja rwose sibyo ntabwo rwose sinzi ukuntu tuzabana muri urabizi ko twari inshuti hanye twari inshuti magara turi inshuti reka n'ubu turi inshuti pe tuzakomeza muri ibi bintu nk'abantu b'abagabo kuko ndabizi situation ntizimeze neza ariko nawe ugomba gukora uko ushoboye ese iki cyumbura kimaze ariko se nawe koko nk'umuntu w'umugabo yaba reka ahubwo se ubugiye nta n'ikintu mariye koko simo ariko iva nk'umuntu w'umugabo wagiye nibura ukabwira wa muhungu wawe ko afite amafaranga akaba ari umuhungu w'umukire ntabwo yakubura nibura ibihumbi 100 cyangwa 200 Reka tube twishyuye igice sibyo aya ngaya ndakeka ari butume bagufasha hanyuma si ikibazo cyo mu rugo dadi bite ni iki muri gupfa shashe ibintu byinshi n'uko Imana sinzi asigaye yifata ukuntu none se mami wawe nta kintu gusapotinga ubuse yakora iki ushaka ukuntu usubira ku ishuri ubwo ikindi kibazo uzagira uzambwira cyatujyana kora uko ushoboye nawe ugenda umurebe umubwire situation urimo ntabwo baca umugani mu kinyarwanda ngo ntawe yima umwimahari simo ndabyemera nyine uravuga ngo yabaye umukire ngo yabuze imodoka yagize gute ariko nkurikije ukuntu mbanye n'umuhungu wanjye ntabwo namutunguka imbere ibyo ntabwo bishoboka rwose ntabwo bishoboka pe kwaba ari ukuye amenyo y'abasetsi byo nakwemera nkagenda ngakora ikiyede cyangwa se ngakora igifundi nkagenda inyuma y'intara pe mva rero wa mugabo reka nkugira inama ugiye kuyamaza ca bugufi ukore situation zimeze nabi muri iki gihe uce bugufi ntukeke ko ari za situation twahozemo za kera nushaka no gukubura umuhanda ukubure ariko ubona agafaranga kinjira so ni inama nkubwira za kigabo Evariste n'amafaranga natunze njye gukubura ku muhanda koko shawe inzira ubuzima aho bujyanye niho ukurikiza ntabwo uri muri za situation za kera ngende ngura umweyo ngukwikire nze nkubure ariko wa mugabo mfite umugore usakuriya koko akura umugore ujya umureba nose ko bazamugutwara abasore ntibazamugutwara se kandi koko umuntu ntwara nako ni kabi none kubura fata igikubuzo kubura umuhanda baguhembe 15 cyangwa 20 ariko umuzanire nibura abona icyari abasore baramugutwara ndabizi ufite umugore mwiza pe ariko nawe buri cyari ko hanze hameze nabi rakanigende njye mu muhanda nk'ubu fata umweyo ngukwikire Evariste ngeze kure